Uyu munsi dutangiranye agafilime kacu keza cyane. Ahangaha hari umugore akaba yari afite akana k'agahungu yareraga k'umugabo we, ndetse umugabo we nawe bakaba barabanaga. Gusa aka kana kiri gato cyane, mama wako yari yarapfuye. Mu gupfa rero umugabo yahise ashaka uyu mugore kugira ngo akomeze kubana nawe, ndetse amufashe no kugira ngo abashe gukuza kano kana cyangwa se amufashe kukarera. Gusa uyu mugore ntabwo yigeze agakunda, ahubwo yakabonaga nkaho nyine ari ikibazo hagati y'umugabo we, atazigera amukunda cyangwa se azahora iteka, ndetse amwereka yuko atamukunze cyane kurusha uko akunda uno mwana. Uno mwana rero yaraje amutereka hano mu muhanda. Akimara kumutereka mu muhanda, haje rwose umumarayika aramutabara, aho umushoferi yari agiye kumugonga. Umushoferi nawe asohotse mu modoka ngo arebe, wa mwana aramubura, yikomereza urugendo. Uko yakamuteretse mu muhanda rero, marayika nawe amajije kumukiza, barakwereka umugore yaraje hano, ntago azi yuko umwana yamajije gutabarwa. Yaraje hano rwose atangira kwidoga, atangira kuririmba avuga ati mana we, mbega ukuntu nkunda, ati uriya mwana ntago agomba kuba mu buzima bwanjye, uriya mwana agomba kugenda agapfa kugira ngo njyewe n'umugabo wanjye rwose twibanire neza, ntihazazemo ibibazo by'uko ndi kurera abandi bana ntabyaye, ndetse rwose n'abana banjye bazabone imitungo y'umugabo wanjye yose uko bayikwiriye. Ahangaha rero nta kindi kintu cyabaye, wa mumarayika disi watabaye ka kana yaraje akomanga hano, arabizi ko hano ariho iwabo. Umugore yaravuze ati uwo muntu ninde ko umugabo wanjye adatahaye amasaha, uwo ninde uje kunkomangira? Ati reka ngende ndebe. Yaraje rero aza gukingura, marayika nawe yateretse hano umwana, amaje kuhamutereka ahita yigendera, ubwo yari amajije no gukomanga. Akana rero mu gihe kakicaye aho ngaho, umugore ataraza ngo akingure, hari umugabo watashye. Umugabo yaraje aravuga ati yo, ati mwana wanjye ninde waguteretse ahangaha? Ese wageze hano ute ko ntari kubona mama wawe na hano? Ubundi bimeze gute? Ati sinzi impamvu uri hano. Umugore rero yaraje arakingura, umugabo amubaza impamvu umwana yarari hanze, arangije barakwereka uko arimo kubimubaza. Umugore yarasubije ati rwose sheri, ntabwo nzi ukuntu umwana yageze hano hanze, kandi twe twamwiboneye ajya guta umwana disi mu muhanda, amutereka hagati muri kaburimbo kugira ngo imodoka zimugonge. Gusa ariko ahangaha rwose umugore yatsinze, cyangwa se yabikoze nkaho akunda umwana, arangije aramubwira ati sho, ati ubwo ngwino mu nzu, ati muzane na bebe rwose mu nzu. Umugabo rero yarakomeje nyine, bisa nkaho nyine atigeze amenya ibibaye, ndetse barakwerekana wa mumarayika yarigendeye akimara kubona yuko umwana ababyeyi bamufashe. Ahangaha rero umugore yagize umujinya mwinshi, ubwo umugabo we yari ari kuri telefone, ndetse arimo kuvugana nyine n'abantu bo ku kazi. Ahangaha rwose umugore yagize ati sheri, ati ndabona rwose nubwo uje muri pose, ndabona akazi kagikomeje, banza uvugane nabo bakire, ati nanjye reka rwose umwana mbe mwitaho, hanyuma nyine numara kuvugana nabo rwose umwana urongera umutore muwe muri kumwe muri aya masaha nyine uje muri pose. Umugabo rero yamaje kuva kuri telefone, aramubwira ati nta kibazo, noneho umwana munsubize, ati ibyo nari ndimo birarangiye. Umugabo disi akunda umwana we, gusa ariko umugore we ntabwo rwose akunda uno mwana kubera yuko ngo atari nyina. Ahangaha umugore yagize ikindi gitekerezo, arangije aravuga ati rero nta kindi kintu ngomba gukora, uno mwana noneho ngomba kumwikiza neza neza cyane. Ati ndaje mfate amata ye, nindangiza nongeremo uburozi, nimara kubwongeramo, ahangaha rwose uyu mwana ntago ari burusimbuke. Uko arimo kubyivugisha rero, mwabibonye yuko marayika ari hariya, arimo rwose aritegereza ibiri kuba byose. Ase no kubera iki uno mumarayika ari guhora nyine yitangira, cyangwa se aza gukiza uno mwana? Iyo niyo mpamvu rero tugomba gukomeza nyine tukareba kugira ngo tumenye buri kimwe cyose. Ahangaha rero wa mugore yarasohotse aza hano hanze, aravuga ati umva, ati reka nze rwose ntegereze ndebe ukuntu uno mwana noneho agiye gupfa, ndetse agapfira mu biganza bya papa we. Mana yanjye, uno mugore ni umugome ku buryo buteye ubwoba. Marayika rero yaragiye afata ya mata yo yari yakoreye wa mwana, yo wa mugore yari yakoze, arangije arayamena.
ayamena hano rwose. Arangije yoza na ka kabebero disi k'umwana neza, arakoza arakunyuguza. Amajije kubikora rero neza, ahita amushyiriramo andi mata. Abikora kandi vuba vuba kugira ngo rwose bataza kuyashaka bakayabura. Aravuga ati mwana wanjye humura, nta kintu uzigera uba ndahari. Kumbi uno mumarayika niwe mama w'uriya mwana. Tumaje noneho kumenya impamvu arimo gushaka kumukiza buri mwanya. Wa mugore rero yavuye guta wa muti cyangwa se ka gacupa kari karimo bwa burozi, arangije ahita aza aterura ya mata. Arangije avuga ati reka nze nyamushyire rwose umugabo wanjye aba ari nawe uyamuha. Hano rero umugabo disi yatangiye guhereza wa mwana amata. Mwibuke neza ko uno mugore azi neza yuko ari amata arimo uburozi, nyamara twe twabibonye yuko wa mumarayika ari we mama we yamaje kuyahindura, ndetse rwose umwana arimo aranywa amata meza. Yakomeje gucunga rero, nyuma yaho aza no kugaruka abaza umugabo ati se umwana ameze neza? Ati yego. Ati nta nubwo yigeze ataka, nta nubwo yigeze asepfura, nta nubwo yigeze agaragaza ko ari kuribwa mu nda? Ati hoya rwose humura nta kibazo, umwana ameze neza. Umugore rwose yatangiye kubaza ibibazo byinshi, hahandi umugabo we yanamurebye aramubaza ati none se kuki uri kumbaza ibyo byose, ubundi byagenze gute? Undi aramubwira ati hoya, ati nta kibazo rwose sheri wanjye, ibyo ngibyo ntubitindeho. Ati njye nagira ngo nyine menye yuko umwana yanyweye amata kandi ameze neza, nta kindi nyine. Ati nta kibazo. Ati ahubwo rero akira umwana, njyewe reka nkomeze njye mu kazi, amasaha ya pose ari kurangira cyangwa se yanarangiye. Umugore rero yasigaranye umwana, gusa rwose bitamushimishije habe na gatoya. Aravuga ati mana yanjye, ubu noneho ndakora iki kugira ngo uno mwana amve mu maso? Ati narinzi ko papa wawe agiye kukwiyicira. Reba disi abantu batagira impuhwe, umwana w'ikibondo ungana kuriya, ndetse rwose umwana ubona ateye ubwuzu cyane. Hano rero wa mumarayika yaraje arabwira wa mugabo ati gira vuba subira mu rugo, kubera yuko umwana bagiye kumushyira mu mashini ifura, kandi rwose ya mashini ifura imyenda ntago ari burokoke. Noneho rero subira mu rugo. Umugabo rero yagize ngo ari kurota cyangwa se ibyo ari kumva ntago ari byo rwose, areba n'umuntu bimubwiye aramubura, ariko disi iryo jwi araryumva. Arangije rero umugabo ntago tuzi nimba ari bugaruke cyangwa atari bugaruke. Imana idufashe yumvire rya jwi, kubera ko tayari murabibona umugore yamaje gushyira wa mwana mu mashini, ndetse yaracanye. Gusa wa mumarayika ari we mama we ahita atabara, arangije azimya ya mashini. Umugore arahindukira ati bigenze gute? Imashini ko nari nyicanye none ikaba izimye, bigenze gute? Ako kanya disi n'umugabo yahise aza, akimara kuza apfumbuye muri ya mashini koko abonamo umwana. Amarajije rero kubonamo umwana ahita avuga ati wamwicanyi we, ntago nkomeza kubana nawe, vuba vuba ahita unsohokera mu nzu. Nguko uko yaje amwirukankana amugeza muri saro. Aramubwira ati ntago nari nzi ko ari uwo mutima ufite, umutima mubi wa kinyamaswa. Ati wa mugore we rwose sinshaka kongera kukubona mu maso yanjye. Nguko rero uko umugore bamwirukanye, umugabo disi asigarana n'akana ke, akajya avuga ati mwana wanjye umbabarire, ntago nigeze mba maso. Ako kanya rero wongeye kutwereka ahandi ku rundi ruhande hari umukobwa wari urimo kwirukanka. Uko arimo kwirukanka umwana akajya amubwira ati ngwino winjire muri no karito, ngwino uyinjiremo. Barakwereka umukobwa yaravuze ati wa mwana we, ibyo ngibyo urimo kumbwira ni ibiki? Abajura barimo baranyirukankana nawe ngo njye mu ikarito? Ubwo se urabona iyo karito rwose yamarira iki? Barakwereka rero babajura, bari abajura babiri, umukobwa n'umuhungu. Kumbi uriya musore uri kumwe n'uno mukobwa aribo babajura nyine, ari gengi y'abajura. Barakwereka ni wa mugabo uyu nguyu nyine twabonye ufite uriya mwana. Ahangaha rero disi barakwereka umukobwa yaraje yegera umwe mu bagabo nyine bari hano, bari bahuriye mu nzira, ufite moto. Aramubwira ati nyabuneka ntabara kubera yuko hari abajura barimo baranyirukankana. Undi aramubwira ati none se bari kukwirukankanira iki? Ati wowe mbabarira untabare, ati ibindi urabimenya nyuma. Wa mwana ariko akomeza kumubwira ati waje ukajya mu ikarito? Ati uwo musore ugutwaye kuri moto nawe ni umwe muri bo, wimwizera. Gusa umukobwa ntago yamwumvishije,
arangije yahise agira ibiki yurira moto baragenda. Abangaba nabo rero batangira kuvuga ati mbabarira undebere, buriya nyine ntaduhemukiye, ni umwe muri twebwe, ariko reba akijije umukobwa aramujyanye. Hano rero umusore nawe wari umujyanye kuri moto yahise ahagarara, aramubwira ati none se ko uhagaze ndetse ukaba unahindukiye ugiye he? Undi aramubwira ati buretse gato hari akantu nari nibagiwe. Ati none dusubiye muri bari abantu? Ahangaha rero nabo abandi nabo aho barimo baravuga ati rwose araduhemukiye nimba atagarutse. Ako kanya uko barimo barabivuga yahise akata araza aparika moto iruhande rwabo, baravuga ati rwose twari tuzi yuko uduhemukiye, ati nizere yuko rwose ibi bintu ukoze rwose ubikoze neza. Wa mukobwa rero baramufashe, bamaze kumufata wa mwana nawe yari ari aho hafi, arabwira ati uwo mukobwa ni mumureke, ati mumureke rwose. Arangije umukobwa mu gihe bakiri kujijinganya aho ngaho yahise aza hano afata ikarito, nabo baraseka cyane baravuga ati ubwo si ibyo bintu urimo birakunda. Mu gihe bakirimo kubihakana wa mukobwa yahise abura. Akimara kubura rero ahangaha rwose wa mwana nawe mu gihe bakijijinganya bakiri kuvuga wa mwana nawe arabura. Barangije bahita bakwira imishwaro batangira kwirukanka, baravuga ati twiruke dukizwe n'amaguru kubera yuko hano rwose hapfira, twibye umuntu bitakunda yuko twiba, afite imyuka mibi. Bo niko babivugaga. Gusa disi baraje hano bose bahurira mu ishyamba, yaba ari we ndetse n'akakana, batangira kuvuga ati rwose wakoze cyane. Undi nawe aramubwira ati yego nawe urakoze, gusa nyine ujye ugira kwizera yuko byibuze hari imbaraga zikora. Umwana rero yahise yigendera. Akimara kwigendera rero umukobwa nawe yarirebye abona ahantu ari ntagahazi, gusa muri ako kanya ahita yinjira muri ya karito nanone yabona ahingutse iwabo neza neza. Mama we yari yagize umutima uhagaze arimo gusenga avuga ati si uko ku mwana wanjye ari hehe, umwana wanjye ari hehe? Barakwereka rero mama we akimubona disi yarishimye, aravuga ati mwana wanjye nari nahangayitse, ati nari nahangayitse cyane, ati gusa rwose Imana ishimwe ubwuje. Umwana rero nawe aramubwira ati mama wakoze, amasengesho yawe yakoze, ni nuko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane.